Hello, nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro, imico n'imiterere iranga umuntu wese ufite izina rya Yvette. Nongera guha ikaze abashyashya kuri iyi channel, basaba gukora like, bagakora ku nzogera, bagakora subscribe kugira ngo bajye bahora babona ibiganiro byacu uko bigiye bisohoka biboroheye, bakabibona umunsi ku munsi. Munatwandikire no muri comment, dusharinge ibitekerezo byanyu. Yvette ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, risobanura ikimera cyitwa yew cyangwa risobanura umurashi ukoresha umugozi. Tugiye kurebera hamwe rero mu biranga umwana w'umukobwa cyangwa se umubyeyi ufite izina rya Yvette. Yvette ni umuntu wumva yayobora ndetse akayobora n'ababyeyi be. Iyo agize amahirwe akaba umwana wa mbere mu muryango, akaba imfura, abibyaza umusaruro abandi bose bakagendera ku buyobozi bwe. Ahora ari mu myanya y'imbere ndetse ari ugaragara mu byo akora. Ni umuntu ugira ikinyabupfura ku buryo ahora yumva yaba urugero ku bandi cyangwa yifuza ko bamureberaho. Ni umunyakuri, wiyubaha kandi akunda ubuzima buhenze. Iyo ari kumwe n'abantu atiyumvamo Yvette, ashobora kwitwara nk'umuntu usuzugura. Yvette ni umukobwa cyangwa se umubyeyi utihanganira gutsindwa, kandi n'iyo akiri umwana aba azi gushyira mu gaciro. Akunda kuba umuyobozi no gushinga imirimo runaka akaba ari we ibazwa. Akunda gukundwa no kugaragarizwa urukundo ndetse no gushimishwa. Yvette azi gukunda, ni umuntu wita ku bantu, akunda kuba yakundana n'umusore woroshya ubuzima kandi umugaragariza ko ahora amwitayeho. Mu kazi Yvette uzasanga ari wa muntu witanga, agakorana umwete kandi akaba ari n'umuntu w'umunyembaraga. Yvette rero ni umunyakuri muri kamere ye, avugisha ukuri, ni indahemuka, gusa nanone kwicisha bugufi si ibintu bye. Yvette ashobora guhuza abantu runaka amaso, ahubwo agashaka gukurura abantu kuri we abona ari bo basobanutse ku rwego yifuza. Ashobora kuba umwirasi cyane cyane iyo ari kumwe n'abantu yumva batari ku rwego rwe. Yvette rero nubwo agira umutima mwiza, ashobora kuba umuntu wirebaho cyane mbere ya byose. Yiha agaciro cyane ku buryo n'iyo akiri umwana biba byigaragaza. kuko iyo akiri umwana aba ashaka kugaragaza ko ariwe ufite ikintu kirusha abandi bana, afite ibintu
ariwe ufite ibintu birusha iby'abandi bana, aba ashaka ko ababyeyi be bakora iyo bwabaga bakamubonera ibyo akeneye byose. Yvette yishimira kuba ari we mfura iwabo kuko bimuha ububasha bwo kuyobora abavandimwe be uko abyifuza. Kuba yavuka rero ari imfura biba bimuha agaciro, kandi kuba yavuka ari ikinege biba ari ibindi bindi bituma arushaho kumva ko isi yose ari iye. Akunda gufata inshingano, yishimira kubona abantu bakunda uko agaragara ndetse bakifuza no kuba bamwegera nubwo atemerera bose ko bamwegera. Yvette mu rukundo uzasanga ari wa mukobwa cyangwa se wa mama wirekura, uzi gukunda cyane, kandi muri we yishimira kugira umukunzi wumvikana, gusa nanone utishyira hasi. Akunda umuntu uri mu nzego zo hejuru. Icyo umukunzi we akora ntacyo ni ingenzi kuri we. Akunda ibirori cyane cyane kuko bituma yigaragaza, yaba ku mpano afite cyangwa ku buryo azi kurimba. Mu mirimo rero uzasanga Yvette akunda gukora, Yvette yifuza gukora harimo ibijyanye n'imideri cyangwa se imitako, kwigisha, kwakira abantu, amaserivisi yo kwakira abantu, gukina filime cyangwa ibifite aho bihuriye n'itangazamakuru n'itumanaho. Nabyo rwose Yvette uba usanga akunda kubikora. Mwakoze cyane rero kuduha umwanya wanyu mukadutega amatwi. Nizere yuko hari byinshi mwungukiye ku mico n'imiterere biranga umuntu wese ufite izina rya Yvette, mukaba mwamenye uko mwitwara ku bashuti banyu, abavandimwe banyu bafite ayo mazina, cyangwa se n'abamama benda kwibaruka, mukagenda mwunguka umunsi ku munsi amazina mwakwita abana banyu, kuko akenshi usanga imico n'imiterere umuntu agira ijyanirana n'amazina aba afite. Mwakoze rero, amahoro y'Imana abane namwe. Naho ubutaha mbasaba bashyashya kwibuka gukora subscribe, mukanakora like, mugakanda kuri icyo kiganza. Bye.